Igihe kinini gishije mutatubona njyewe ndongeye ndaje kuno muyoboro mugari wo tubicana witwa MK and Kamariza kandi ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda gukurikirana bino biganiro kuri no channel. Nje nk'ubusanzwe ni igisigo regasubitse kurana yo kurutsindira kuri za hafi y'ishyamba rya Kibira umusamara wihebeye ibyegeranye. Hashize igihe kinini mutabona filime ziri gusohoka ku muyoboro mugari wo tubicana witwa MK original, ariko size ngizi nagira ngo mbabwire yuko twongeye twaje kandi twabakoreye ibitandukanye n'ibya mbere. Ni filime nziza cyane bayita Umwanzuro w'urukundo. Iriya filime yakozwe hagendewe kuri Saint Valentin. Turabasuhuje rero tubifuriza ngo mubanze munyarukire kuri la channel yitwa MK and Kamariza maze mwongere mukande subscribe, mwebwe mutarakanda subscribe ubundi mwongere musimbuke mwikoze kuri uriya muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK original maze mwongere mukande subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana buri uko filime isohotse kuri uriya muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK original muzajye mubasha kukurikirana kandi buriko gusesengura ino filime ino de commentary kino cyegeranyo tuba twakoreye kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel kivuga kuri MK and Kamariza ndetse no kuri la filime kuri rusange. Muzajye mubasha kugikurikirana hano ku muyoboro mugari witwa MK and Kamariza kandi nongera kubifuriza ngo mugubwe neza mwebwe tugiye kubana. Aho bitangiye filime yo twayise Umwanzuro w'urukundo. Ni filime nziza cyane munyarukire kuri ya channel muyirebe. Ni filime yitwa Umwanzuro w'urukundo aho MK agira gutya agapropose umwana w'umukobwa witwa Kamariza, ariko Kamariza muramuzi namwe muri episode zashize ubugoma bafite nakanza buremo ubwatwara umuntu bukamwicira ndetse bukanamurangiza. Aho MK agira gutya akaza muri Vigo nziza V8 nziza, imodoka nziza cyane nshyashya, akayizana akayiparika imbere y'umukunzi wiwe. Uwo mukunzi we aba yazanye n'umukobwa witwa Eddie. Icyo gihe byari kuri Saint Valentin n'akarabo rwose keza. Agira gutya ati Kamariza reka nze ngutungure rwose. Yazanye iyo modoka ageze ku mukunzi we arangije aparika hafi aho ngaho. Akimara kuhaparika maze umukunzi we si ukwishima aza yateza amaboko, ubundi MK nawe atega amaboko agira ngo kuko Kamariza agiye kumuhobera naho yifitiye ibyishimo by'imodoka asa naho atabonye uwo mukunzi we wazanye imodoka. Yaragiye abivuga muri aya magambo ati sheri nukuri nakunze neza sinakwigera nicuza urukundo naguhaye, ati koko unzaniye imodoka kano kanya. Kamariza si ukwishima si ukubyina ibinyamuneza bimwuzura ku mutwe. Ubwo umukunzi we MK nawe araho ngaho arahagaze ari kurebera aracyateza amaboko ndetse n'akagapapuro ke ko kuri Saint Valentin kagiye kumutunguza umukunzi na rwa rurabo rwe yari yaguze ngo azaniye Kamariza. Naho mwibuka haruguru gato yuko iriya modoka n'ubundi yari ya MK, ahubwo yagira ngo amugerageze abanze amurebe ese uriya mugabo yakunze imodoka cyangwa se yikundiye uwo mukunzi we nk'uko mwabivugaga. Njye mbona yarakunze imodoka. Ngayo nguko MK yagize gutya, ubundi arangije aramureba cyane aramwitegereza. Si uko umwitegereza biratinda maze Kamariza akiva kuri ya modoka ahita amubwira ati imereza kontake nifungurire imodoka yanjye. Akimubwira gutyo nibwo umuvandimwe witwa MK yahise agira gutya, ubundi Kamariza si ukumukubita inki amuhata inki yewe, maze ubundi umuvandimwe witwa Eddie yahise abyitambikamo. Arangije abwira Kamariza ati have rwose mbabarira byakugendekeye bite ko ndeba uri kurwana, ese uri kumuhora iki ko ataragira ubushobozi bwo kugura imodoka. Umuvandimwe witwa MK yagize gutya arangije aramubwira ati ariko koko Kamari mbabarira mukunzi wanjye, size ngizo urabona ubushobozi bwo kugura imodoka bwaba buvuye he? Kamariza yahise arakara kuko yarazi ko bagiye kumuhereza kontake. Ubundi arangije ahondagura umuvandimwe witwa MK. Eddie arangije abyitambikamo. Kamariza arangije aramubwira ati Eddie mbabarira rwose mvi ruhande tutaza kubyenga iminyagara, ubundi narangiza mwabafatanya mwese. MK yaramurebye si ukumuhata inki, ubundi arangije aramwihorera akomeza kumukubita inki. MK ahita agira gutya, ubundi aramubwira ati ubundi ni wewe Kamariza nashakaga kureba buryo ki umeze. MK n'umujinya mwinshi ahita ajya muri ya modoka arangije arayatsa aragenda. Kamariza asigara aho ngaho yatunguwe ameze nk'umuntu n'ubundi bashyize mu mutego avuga yuko uteye ubwoba.
ariko mwibuke haruguru gatoya suko nguko inkuru yatangiye, ahubwo inkuru yaje ari series. Reka nze dukomeze n'uburyo ki inkuru nabateguriye yaje gukomeza kugeza tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Inkuru ya MK ibaye inkuru ya MK ikomeje kuba agaterera nzamba. Uko byatangiye byari series, ubundi MK agira gutya, ubundi arifata kuri Sevalente, arangije agura ururabo, arangije agura impeta, ajya kureba umukunzi we ngo bakundanaga witwa Kamariza. Ariko Kamariza yarahageze asanga umukunzi wita Kamariza yarangije kubisha rwose, ameze nk'inze ibyana byayo. Reka se sha si ukugenda akamupfukama imbere, ubundi arangije ajya kumwambika impeta. Akimupfukama imbere, Kamariza aramubwira ati maguruka iruhande, sinshaka kumenyana nawe, hatagira n'umuntu umenya n'umwe yuko tuziranye, ati kuko agasore kareshya nawe kagakene ntago nakwemera kubana nako, sinakwemera ko kanyambika impeta. MK yamufashe ukuboko, ubundi arangije afata urutoki ashyiramo ya meta. Agishyiramo ya meta, Kamariza nawe si ukumusimbukana, bamushyiza mu rushyi rwa mbere, amukubita urwa kabiri. Mwibuka haruguru gato yuko umunyarwanda yavuze ati igihe icyo ari cyo cyose uzagusuzugura akagukora munsi na z'amatwi, uzatege n'undi musaya yongera ati kure mu rundi, nibyo bizamushimisha, nibwo azabikoze neza. Yamukubise inki aramuzibiranya. Amwibuka haruguru gato yuko hari abavandimwe bari bafite amatelefoni yabo bari kwifotorera, bari kwifatira izo video. Kamariza kibutse gato yasanga video zose bazifashe, maze suko muhati inki karahava. Aravuga ati isize ngizo urabona ko bari kudufata amafoto, byanga bikunda bino bintu byarangije kugera kuri social media. Washatse kunsebyo nyambika impeta, kandi urabizi neza yuko natakundana nawe, natakwambikwa n'impeta n'agasore karishya nawe. Ati niyo mpamvu nanjye ngiye kugukubita, ubundi twarangiza tugasebera hamwe. MK yarakubiswe biratinda. Ubundi mwibuka haruguru gato yuko hari umukobwa witwa Cyusa, yari yaje muri Veyoti nziza, ubwo nawe yaparitse ari kureba uwo mwana w'umuhungu ukuntu ari gukubitwa n'umukunzi we, yita ngo n'umukunzi we ariwe Kamariza. Ubundi MK agira gutya, abonye ari kumukubita cyane, ubundi wa mwana w'umukobwa mwiza cyane witwa Cyusa ngewe nikundira kubi ibitari by'agahararo cyangwa se zino content nkora. Cyusa ndamukunda n'izina ry'Imana. Ubundi birangije ava mu modoka, akiva mu modoka arangije aramanuka gakeya, ubundi aragenda yegura wa mwana w'umuhungu witwa MK bari bajugunye impeta. Ubundi arangije aramubwira ati egura iyo meta aba ngewe uyiyambikira. MK agira gutya yegura ya meta, ubundi arangije arayimwambika. Arangije aramubwira ati haguruka mushyire mu modoka tugende. Ubundi MK arangije arahaguruka, bamushyira mu modoka, arigendera we na wa mwana w'umukobwa witwa Cyusa. Bageze mu nzira, MK arangije aramubaza ati nagukunze ku bwabiriya bintu wakoze. Umuvandimwe witwa Cyusa nawe nibigeze baganira amagambo menshi, yahise amubwira ati kugira ngo nzoke mu modoka nemere kwambarira meta, nagira ngo nguvane muri kira gisebo ubone ukuntu uva muri bari abantu, kuko wari warangije kuhasebera. MK arangije aramureba, arangije aramubwira ati wakoze cyane ndabigushimira. Cyusa yahise amubwira ati ahubwo reka ngire gutya nongere nkusubize impeta yawe wongere uyambare. Ariko impeta yaje kuyishaka arayibura. Ubundi umuvandimwe witwa MK aramubwira ati Cyusa nukuri niyo impeta yabura nta kibazo rwose, kuko sinifuza kongera kuyibona, kuko sinifuza kongera kuyireba, kuko byazajya binera agahinda. Impeta baje kuyibura, ariko umuvandimwe witwa MK abimwakuzi aramubwira ati size ngizi, noneho ushaka wamereza nimero yawe tukajye twivuganira n'ubundi uko bisanzwe. Nimero n'ubundi yayimuhaye, buri bose bagenda bahana nimero, ubundi bemezaho amazina yabo. Nyuma nibwo umuvandimwe witwa MK yagize gutya, ubundi arangije aragenda araryama mu buriri. Akiryama, ubundi umukobwa witwa Cyusa agira gutya aba yikubise kuri internet, maze si ugufungura wifi karahava. Ubundi arangije yandikira umuvandimwe witwa MK ati hayi. MK yageze gutya ahita ubutumwa busubizanya mwakuzi, arabumuhereza nawe ahita amusubiza. Ubwo bose mwibuke yuko bari baryamye. Akimuhereza ubwo butumwa si ukwishima, MK yishimye cyane rwose. Ibyo byishimo bikimwica, bakomeza gucata bimeze nkaho n'ubundi ubona yuko bakundanye, kuko umuvandimwe witwa Cyusa yaramukumbuye cyane. Byanga bikunda hano hantu hashobora kuzava mu rukundo.
mwibuka haruguru gatoya yuko umuvandimwe witwa Cyusa papa we ndetse na mama we hari umwana w'umuhungu bashaka kumushyingira w'umugabo w'ubwanwa bwinshi, aho yagize gutya ubundi araza ategereza Cyusa, kandi Cyusa nibwo yari ari kumwe n'umuvandimwe witwa Emuka. uwo mugabo yaje aramutegereza cyane, afata umwanzuro wo kuba yashaka gutaha, ubundi barangije ise akazajya ahora amubwira ati waburetse gutaha rwose, ubu ngubu umukunzi wawe Cyusa agiye kuhagera. Ariko Cyusa ntakunda uwo mugabo na rimwe habe na mba, rwose namukunda sana ashaka no kumubona, ahubwo byanga bikunda ashobora kuba yikundiye wa musore witwa MK original, aho urukundo rugiye kugira iwa Ndabaga. Akimubwira gutyo rwose uwo mukwe wabo yari yarakaye cyane, ameze nkaho ashaka gusezera Cyusa, abaraje abasanga mu ruganiriro. Bahise bishima cyane mama wa Cyusa ndetse na papa wa Cyusa. Ubundi Cyusa arangije aramubwira ati se uyu muvandimwe ko ndi kumubona ahangaha. Nibwo papa we yahise amubwira ati uyu nguyu si wa mukobwa koko Cyusa, urabona atazi sheri wawe? Ati sheri wawe? Ati rwose, ati dore nguyu yaraje icarana na sheri wawe ubundi muganire. Nuko wa mugabo si ukwivamo, maze arangije amubwira amagambo menshi cyane y'ukuntu uburyo ki bari gutegura ubukwe bwo kuba babana. Ariko Cyusa we ayo magambo ntiyashakaga kuyumva habe namba, habe na gatoya. Cyusa yashakaga kugira amagambo na rimwe avuga, ubundi papa agahita aterera hejuru ati humura, aragukunda kandi ubwo bukwe twiteguye kubukora mbere y'uko usubira Canada, tuzaba twakoze ubwo bukwe. Ariko Cyusa we ntabwo byari bimufasheho, yashakaga kujya kwiryamira, aho yagize gutya akajya kuryama, ubundi wa mukwe akamuta aho ngaho muri saro. Akimuta muri saro yagiye, ubundi ajya mu buriri, arangije ararira cyane atekereje ibintu biri kumubaho, uburyo ki bagiye kumushyingira umwana w'umusore adakunda. Nibwo mama we yagize gutya aba basize muri saro, asigayo umugabo we ndetse n'uwo mukwe wabo, ubundi ajya kureba Cyusa mu cyumba. Akihagera yabajije Cyusa ati Cyusa unkize mu cyumba uvuga yuko uje kuryama, naho waruje kurira koko? Ati se Cyusa uri kurizwa n'iki? Cyusa yamurebye aramwitegereje, arangije aramubwira ati ngiye ibintu muri kunkorera ntabwo binshimishije habe na mba, rwose habe na gato, sinshaka no kubyumva, sinshaka no kubibona no mu maso yanjye, kuko uriya musore rwose mushaka kunkingira simukunda habe na mba, habe na gato. Niyo mpamvu naje ahangaha, ati biriya bintu wihaye we na papa ukaba umushyigikiye bigeze hariya simbishaka habe namba. Ariko mama Cyusa we ntabwo abishyigikiye habe namba, nawe si abishyigikiye, ahubwo ni ukubura uko abigenza. Ni bya bindi umunyarwanda agize gutya agaca umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda ati namata kirangoye. Niyo merekezo mbona mfite, kuko nta handi nabona menera, nta handi nabona nerekeza. Bikigenda gutyo nibwo Cyusa yakomeje kuba baragaragaza akababaro ke, birangirana na mama we akababaro kamwishe, ubundi arangije ararira. Cyusa arangije arwana no kumuhoza, ariko muri uko kumuhoza bose bakomeje guhama mu gihirahiro. Nyuma y'aho ngaho nibwo byagize gutya barangije bararyama, ubundi wa mwana w'umukobwa yicatira na MK wa wundi wakubiswe na Kamariza. Reka nzi dukomeze n'inkuru yacu. Inkuru yacu igomba gukomeza kugeza tugeze ku iherezo ryayo. Ariko nanone nyuma yo gucata n'ubundi hagati aho ngaho ubarangije gucata, ubundi MK ahita abinkwakuzi, ubundi arangije abakoze ku isimu ye, arangije akoringa isimu ya Cyusa. Yahise amuhamagara nimero ucamo, ubundi Cyusa arangije arayifata. Akimara kuyifata yahise amubwira ati MK duhuye bwa mbere ariko njyewe ndumva nkukumbuye, urukumbuzi ruranyishe rwose, wama amahirwe yo kongera kubonana nawe, tukongera tukihuriza urugwiro maze tukongera tukiganirira. MK nawe n'ubukwakuzi bwinshi n'ibyishimo byinshi cyane yahise amubwira ati ase Cyusa uburyo nkumbuye nanjye uburyo nkukumbuye ntago wabyumva. Ati nanjye ndagukumbuye cyane rwose, ati cyane atariko cyane. Urukumbuzi mufitiye ni rusanzwe, urukumbuzi mufitiye mbona rutabaho, ahubwo no gupanga buryo ki tuza kongera guhura. Bose bari bafite ibiganiro byiza cyane, ubona bishimye bakeye ku maso, aho ikiganiro n'ubundi cyakomeje gukomeza, bakomeza kuganira n'ubundi uko bisanzwe. Ariko nyuma haruguru gato hahise haza papa wa Cyusa ari mu modoka, ari gukorora cyane ngo bigaragara yuko ashobora kuba arwara asima. Nibwo yahise ahura n'umuvandimwe witwa Lemoni, ndetse yarari kumwe na Kamariza, bari kwambuka umuhanda agiye kubagonga, maze barangije bahita baparika, barangije bajya kumukuramo. Ariko mu modoka muri kabini hari harimo amafaranga menshi cyane, inota za 5.
uwo muhungu wari uri kumwe na Kamariza ari we mukunzi we yahise afata uwo mugabo arangije amusohora mu modoka, arangije aramubwira atarirwa ararwaye, ahubwo zana ibinini mwaho ngaho mu modoka mw'imbere, ubundi niturangiza tumuhereze turebe yuko yakongera kuzanzamuka ino asima yakira. Akivuga gutyo nibwo Kamariza yinjiyemo agiye kureba ibinini abayisangiyemo amafaranga, ubundi arangije arwana no kwivanamo amafaranga ayashyira mu mabere. Uwo mwana w'umuhungu wari ufashe papa wa Cyusa yakomeje kumubwira ati amafaranga wayabuze nze nyirebere. Kamariza agakomeza kumubwira ati amafaranga sindayabona, ati wowe n'ubundi ba uri aho ngaho kugira ngo mbanze nshaka ibintu binini bye mbimuzanira. Agisohokamo yahise agira gutya ya mafaranga yo mu mabere ahita agaragara, maze umukunzi arangije aramubwira ati Kamara, ayo mafaranga washyize mu mabere uyakuye hehe nko ndeba wagira ngo yakuyemwe ahangaha? Kamariza yahise amubwira ati ntago nishingiye ibigabo by'ibicucu by'ibigoryi, ntago aya mafaranga twayasiga. Agiye kuyajyana hahise haza MK, kandi mwiruka ruguru gato yuko MK agiye gutabara papa w'umukunzi witwa Cyusa, nubwo rwose MK atazi yuko ari papa wa Cyusa. Yahise amubwira ati byanga bikunda ugomba gusubizamo ayo mafaranga. Nuko nguko ikiganiro cyaze kurangira, maze filime Umusore Mukire irangirira aho ngaho. Ndabashimiye mwebwe mwaduteze amatwi, mwakomeje kutwumva. Mbibutsa ngo mubanze mukande subscribe nimba mutarayikanda kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka no ku munsi w'ejo saa 2 hazongera hanyureho icyegeranyo giteye nk'iki ngiki.